kugashinze gutya ndagashinze shinze nk'intuzi nk'utubere twatangiye kumera ni nka gutyo twatangiye kumera nata nkaryamisha oya reka manzu dushingishe iyo kakiri gatoya iyo kakiri gato abashinze none uko ugenda usaza uko bigenda bisaza kakaryama rero nawe kareka manze kahagarara you so funny bro umukizi bya mbere ibije mana mwayibonye mukoreye amahembano byibura agiye kuryama n'ibindi byose nzi kubisuka nawe niba ushaka gusukwa uzampamagare nabone ntago bampikira excuse me niba ushaka gusukwa sukira makeya niba umugabo wawe ari kubona ari kuguhereza amafaranga make uzamubyihe ngiye gusanga ni wawe kagusuka baby stop gusuka rero wazanga utekereje ibidayimoni ukubona utugenda usa nk'uri kwinjizamo inzara none ko yakuba wasutse ibisuko bikomeye nta kibazo ajya agira rero nawe niba uzi neza ko ukeneye ibisuko bimeze neza amadrede ibiki byose mpamagara kuri Pacho TV show wajya ureka kuba nabi wareka abandi nabo nkabahereza urukundo nta mugore uzicara ngo uri kumusuka noneho ndabivuze zane business mu nzu maze uburane business yo gusukura abagore gusa none se hari umugabo ujya wisukisha Trump yabikuyeho bya bindi byose inzoga nahise nyivaho nkimara kubona bari gushiramo bari gufata inzoga bakayishira mu binyoni nahise mba umutampera guhera uwo munsi batampera bakuruyeho yago n'ubundi ndi umutampera none wabonye inzoga bashira mu binyoni wowe wagenda ukayishira mu kanwa ariko nicupa naga ari inzoga hari none se haravuyemo iki havuyemo inzoga abantu muratinyuka so my bro no please aje kumhohotera please nshaka gusoma kumva kunukira I'm joking. Hey beautiful people, welcome back on Pacho TV show. Please subscribe, like, comment and share. Ujoininge umuryango waba Pacho, abantu bari full of love. So, kumuntu mushyashya nga amazina yanjye banyita Providence. Banyita Puzzle Patrick Papa Nora. Ako kantu nawe nyankibagirwa. Hajanye narivuze. Ntago akibagiwe wowe. Nako navuze bwa mbere. Yes. So, uyu munsi rero yokora iki? Kiye kubaka vlog gatoya like you know akantu. Vlog gatoya kanini kuko kagira gatoya. Ni kanini. Aka vlog gatoya twege hano burije amasaha yo kuryama agiye kugera ntago turi batindire ibintu byinshi you know ibindi tubikurikirane business tangi. Hano ngiye nifite harya hairstyle. Mfite umukwafere mu nzu harya umusutsi. Tumukoze wo mu rugo oya. Umukoze wo mu rugo. Oya. Oya umuhair. Ntabyo. Umuntu usuka abantu basuka shiranya agiye kunsuka ibisuka byo kurarana nabyo kujyana mu birori oya byo kujya mu birori byo ntago ari professional nda professional kandi nyamusuka buri gihe buriya iyo mwamubonye asa neza kuri kamera ngiye ugikora utuntu twose mbere yagajya zasa ewana asa nk'ikisi asa nka yabase yagajya yogerezamo ibyombo mu nkambi yego be wajya ukizwa naho uzagenda urebe ku tuvideo twa mbere wenda twamera nameze ngo yarakanuye amaso tujimbiri twaraje abantu ajya avuga ngo kora kuntu ustereza umugore wawe ngari ngiye ngo nakwahukana ako mana ubwo ntabwo bunkomeretsa ariko nyine uzagendere muri kamera muri video zacu za mbere kuntu bagusa bro ntabasa gute neza nuko nari mbyibushye we gusa n'igitera igitera urakizi igitera tera sindakiye tera isazi inyamaswa mbwira inyamaswa zikazuzi isazi oya numvije inyamaswa zikaze ntago ari izo ngizo nzi inyamaswa zikaze nabonye se cyangwa wabonye basi nabonye intare ubwo ni imbebo kahoda ngamba none se cyaza ntabwo twaje kureba intare nese nigeze nyegera mbese ikintu kimute cyabikoze da ntago abeshye iyo abonye imbebo iyo nzu ntago yayiraramo kandi mu nkambi ahantu bari batuye kera asanga zaragendaga ntago mwazigiraga siko mu nkambi bazaje kurya iki nabi nanu baga bafite mbebasa zigirira iryo ku muri Amerika zara abantu batubajije cyagiye uri kuvuga sinzi ibintu twavuze kuhimbeba abantu abasinga imbeba mujya muzikura cyagiye bakabatese bari kuvuga ngo bamushize ngakabeba ahantu nanze baye ngo bamutekeye akabeba harya no tubyita imbeba
mbese nk'imbeba zo muri Amerika muzibona he hano muri Amerika bro haba imbeba ariko tubeba duhari abari tunzunya wenda abantu bari muri twamushushwe simbizi niba natwita twamushushwe ariko utubeba twaho ntago tungana n'utwo nabonye mu Rwanda hano gapfa ukafata kaba ari gatoya kaca no mu mwenge wa Spanetari guys rero turabakunda cyane uyu munsi cyangwa se aka kanya umudamu wanjye arambye ati babe wankorera umusatsi ndavuga atari kubundi kubera iki tutashira kuri kamera noneho sasa katambwira bara abafite banje kuri kamera wowe uzi gukora umusatsi basi ubundi wowe yamugiye kuryama shirawe aragusuka je nahandi hose ndahasuka kanzwe hano hejuru oya handi ugihogosha handi rumvishe je mvuga ahantu ho ku mutwe hano ndi hose ndahasuka no babe ayatanya kuvuga ibintu bitari sawa ndikumva nahaza cyane ndi kubuye yahaza uzi for ibintu amaze kurya ubivuge babarira ibijumbi ijoro arara gusaragura wajukizwa baragikijumba n'amata karenza hagaki Castero wone panora panora gejoste nje ntago inzoga nazivuyeho ndo umutambera utazankora ugatuma banyirukana mu rutorero iranyerekane ibeshe iraze ni inzoga nje kandi nayizana nayereka iriye ni nuza nakantuza nakajuice kabatampera bani nyisigaje kwiryama imwe atari yakaguka reka nanone tumaze twashimira abantu mwabonye kuntu bakunze guys thank you for the love thank you for the oh my goodness abantu bose bate comment kabatesi twemeye kugaruka kubera mwebwe kabatesi hari ababaye bakabatesi FC hari ababaye aba Yvonne FC ababaye aba Diane FC ariko bo baravuze ati ako hari umuntu wanshimishe mu buzima vuga ku comment abantu benshi twiye dusoma comment kandi tukanazisubiza kereka tutabonye akanya biteye n'akazi ngo impano yo kurimba ari isigaye kwizika abatesi yasabiriza impano yo kuririmba ari isigaye kwizika abatesi yasabiriza yo ariko iyo message yamukoze ku mutima azaza kubanyomoza ko ari indi mpano byaramusekeje byataje niye yindi afite azaza kwitubwira man mfite imisatsi yagana intuza aragiye kuzivuga wagira ngo nizo sha wagira nizo wagira nizazi nizo kuba inyoni by'injwiri ibinyoni byawe ni injwiri wagira amarende nawe imagine ku musanyu umeze hano ahandi ugameze gute uzamugani bari hano yari injwiri n'ahandi saba ari injwirira mari abara kugenda umuntu ari kushaka itoroshi no kujyana kupakupa no kujya kugera ingawa umunsi wa mbere aza muri Afrika najyanye ku baby quiline zo wamugani muri Amerika ntago mwogoshaga ntago saba wax none si kuki utagiye muri wax nako nasanze bingana nkago ukanyutsaza reka ndikuvuze bazi ibyo ndikuvuga umutima mu bimwana ndikuvuga wa murima twagiye gusarura ko nasanze nyine abantu bazi ubwenge babyumvishe baritaye mu gutike baby bikizwa rero kaje beshi n'umurongo kwaje abantu mwashatse babarumbwire muri comment hata cyangwa ubyibazo nabyisubiza nakaye kantu ko umushira wajya akora kakagushimisha ibyo bya mbere ni mu ntuza muryame ibinyoni oya birase bira ni mu mutwe nago yego birabiza nyuma mwana nese baza bakora ibinyoni utariye basha none za batariye bose uri kugira abantu batariye bazaje harajya bigwa hejuru wow ndise yari yariye ha mwana ngo agiye kwire akibira binyoni wazana bigwa hejuru ibinyoni bazigaye binje inzoga nahise nyivaho nkimara kubona bari gushiramo bari gufata inzoga bakayishira mu binyoni nahise mbumutampera guhera uwo munsi agabatampera bakuruye yago nundi dumutampera none abonye inzoga bashira mu binyoni wowe wagenda ukayishira mu kanwa ko nicupa naga ari inzoga hari none zaravuyemo iki abantu muratinyuka aha ndumudive mbabivuze ariko bonako ndumutampera tuba tubivuze ko hako nawe warabibonye ende oya nanyenda ibintu nk'ibyo ngiye mwabantu mwe buri kuri Pacu TV ntabwo mwabonye umuntu ari gufata ikintu bajya bashiramo inzoga akagishira ahantu akacyohereza cyose kikagenda yampaye ese mvuga ati karabaye cyane kubasengera nabo ntago ari niyo mpamvu abahungu umvishe kagatepe ngo kagiye ngo gashaka kwemeza umukobwa kakamugwa hejuru ese undi wemeza umuntu uri hari uzajya kumwemeza ukamugwa hejuru beyufani one abayemezwa ni kese uri yabugwe manje riracupa ashira hirindi ni brarirwa yose wakwemezwa na brarirwa umuntu umwe kada shabari yakunze guys reka ntabwo bira bintu bishitana muri twiye turabadive turabatampera dusenga ni reality ariko reality y'ubuzima ariko nyine ni imihanda niba biriya bintu cyabikoze ngiye byanteye ubwoba byanteye ubwoba nanjye mwa abantu b'Imana mwe musenge cyane
tugeze ku munsi w'imperuka sibyo imperuka herekera ahubwo bavuga ngo ibimenyetso byabo biri gusohora kera bagajya baririmba ngo ifaranga rimwe rimaze gusohora rikoresha benshi ngo ese uriteguye gusanganira Yesu mu bihe biri imbere tugiye kurenganywa. You have a beautiful voice. Tegure tugiye gutaha. Akso mugani. Ntago najya muri studio ra. Ntawanyishurira. Basa karirimbo kamwe. Umva karirimbo na kera njye nkuririmbire. Siko ndakazira. Oya. Agahenge ntago yize. Ize nikiri wanzenze neza. Oya agahenge. Kasubije abani nyuma. Hage. Nako navugisha kuri kw'Imana sibyo mbere. Ko mukizi bya mbere ibije byo muzabikira. Aho ngaho. Kuko mukizi bya mbere ibije byo muzabikira. Mwibuke bihe byahise byahitanye benshi cyane. Ikimana yabasigarisha mwe kwari kugira ngo mwihane. Oh none rero uburakari bw'Imana bwibasiye igihugu ngo bagabanya ego muri kumva mwabantu mutaza kwibagirwa ibyatuzanye mwabonye kuntu nyansuka reba icyambere nkaba ndagisoje turi kuririmba kugashinze gutya ndagashinze nk'intuzi nk'utubere twatangiye kumera ni nka gutyo twatangiye kumera nata nkaryamisha ariko manzu dushingishe iyo kakiri gatoya iyo kakiri gato abashinze none uko ugenda usaza uko bigenda bisaza kakaryama rero nawe kareka kamanze kahagarara. Man, you so funny, bro. Bone ndabeshye? Ya nibyo. Ndabeshye? Nyine igiswa kiri kugana gisaza. Uzarebe n'ikigori iyo kiri kwera. Cyagikura, gisohoka, kikazajya gukura cyaguye cyabaye nka gutya. Nakana gatowe gatangira ari hagaze. Ejo bundi bakohereza icupa. Mayi. Bro, ariko kambabwiye nyine turi kuririmba ibintu turi guseka. Uko impamvu wenda dukoze n'akano ka vlog ni ibintu natwe twabonye. Nzi kuririmba mwana. Sigaze kuririmba ni ibintu nyine biri kwisi. Agahenge kararangiye ariko soma mugani turi no kubwiriza. Agahenge kararangiye. Reba nk'ubu ngubu hari ejo bundi kumva ngo hari ahantu hamwe hari gushya kwisi. Bro, that's scary. Kubyumva. Hashize adace kabiri. Ubwira amakuru amakuru nyayo. Onda sinzi ubizaranyumuza ko nabibyo n'umuntu ufite famille ituye. Abantu bose hafi ya benshi. Wagana ibintu satani cyane ibintu byapanzwe abantu bose wamenya ko umunsi umurowatsi ijoro ryari ryashize ama insurance amaze abaye cancelinze so nta numwe ufite insurance ya fire so bese ntago bigeze zigira bishyurwa bariya afite their own house anasebwo abenshi ngo bakoresha state farm nyine ni insurance y'amazu none ubwo kwereka yabyo n'iki ko imururaza ikaba cancelinga. Ibyo rero nyine ngiye najya nivanga mu bya politike. No politike ahubwo biteye ubwoba. Biteye ubwoba nyine ibyo ngibyo. Hari ukuntu bavugura amasezerano mwagiranye. Wenda rage ryaje akabakata arivuga ati ntago nda tuzongera gukora iki guhamaringa fire. Uri insurance ukamenya bira bintu ko biri bube. Na bose nakura. Amafaranga soko batuzayabona umujyi wose. Hatari nyine. Nimwe abantu mwinyine. Twa turi kwiganira sibyo? Ntuzajya wenda ubyegereza roho ubyegereza umutima nibwo na pasiteri wacu nyine tuba turi kwibwirizamo abantu ateka ubyegereza umutima niyumvishe nyine tuvuze ibintu excuse me bitari sawa ajya yihangana nyine nawe arabizi inde pasiteri wanjye pasiteri wanjye undi dusenga dano nanjye dukorana turi kubwiriza mu rusengero bandi batampera harya ko hari igihe cyageze nyine wamugana imperuka ko nageze bajya bati mu minsi y'imperuka insengero zimwe zatangira gufungwa ibiki n'ibiki hari ahantu hamwe ku isi bafunze insengero urumva ntawe usibye nawe hari ibindi bihugu byinshi nyine ugasanga bamwe biri too much ntabwo ibyo ari byo wenda cyacu abari kwiganirira wenda hamwe n'imiryango ntabwo turi kwivanga mu by'abandi wese yimureba ariko mwabantu mwabonye ririya cupa baby nakuriya cupa yaguraje inshinga ariko cyangwa mbisha wajyana y'umutwe wawe nanajyayo nanjye da uri umutwe najyana y'umutwe niko mvuze kwa Gina Reyes ntago najya hariya kandi wasaga bamwe twararebye umva mwajyayo kada najya hariya
wagwayo waba nkakagahungu ka niba ugeze ahangaha and you like us, give us a comment, uduhereze udutima niba udukunze singo, kandi utakunze ibyo tuvuze cyangwa utaba interese ubwo uzakunda ibyo ubutaha. Oye mwewe uritsumba byire twebwe turi abantu beza sibyo, nta mutima mubi mwana, mutima mubi kuri Pacu TV niko mbivuze. Kuri Pacu TV hari abantu beza, iyo hari igihe uhagera ugasanga wenda ibintu turi kwiganira wowe ntabwo bikureba, ujye uhita usimbuka tugenda ukandika video kacu aba ari twiza cyane. Hari utundi video kandi niba utarakoze subscribe iwanyu nabaroze. nari bugotwe nari butangare imvugo z'abarara ubundi wowe wabaye nari butangare usoje utavuze ngo wabona abarozi. none se kambabwira hari abantu bafite imitima mibi sibyo, ugasanga ngo umuriro wahiye ngo muri Hinuza muri Arizona muri California ukagira ngo ari kubyamamaza ariko bamuhereza nk'ikiganiro cyangwa basi mu postingira sibyo, uko impamvu wenda umuntu ajya kuri YouTube aho kujya byibura abona abantu benshi bamukurikirana wenda bagishobora kugira interesse cyangwa se bashobora kuba interesse y'ibintu uvuga werekana ugaragaza kugira wenda ugire n'imbaraga zo gukora ibindi. None sazo ugasanga umuntu wenda ni n'umufamiliye cyangwa se n'umuntu witwa inshuti yawe akaba atagusapotinga sibyo. Waruzi ikintu kirenze stranger, the person wagukunze bene internet niyo umuntu wa mbere gukunda waundi iza yakubwiye arya muvuge uracyamwibuka se ndibagiwe umuntu wigana demaye wanjye muri Kepra yo mu nkambi ku Kibuye yitwa azimenya ntacyo basi message yatanze barayingirije rwose message ajya afatana telefone z'abandi akora subscribe ukumva ni umuntu byibura udukunda afite urukundo tarahura atanakuze sibyo n'abantu benshi ari ugasanga ngo umuriro wahiye ngo umuriro yego nibyo wenda ntabwo tukugaye uje uzayipostinga nanjye posting iby'abandi wenda ibya simbi posting ariko se niba ugaragariza abantu urukundo sibyo ushobora kuba supportinga no mu bindi bakora wenda ushobora kuba utakunda ibintu akora uyu munsi ariko hari undi ushobora kubikunda sibyo, niyo mpamvu wenda uhituhereza ikiganiro cyawe uyu muntu yirebeye ngo cyakoze nk'abarebye zira video z'abakabatese ngo hari abanditse muri kuma ngo cyakoze ngo umuntu mwe mukazindushye aho kasanganyije stress nyina arasetse guseka byongera iminsi yo kuba umuntu wirwe bakaye niba ushaka guseka urakaye ntuza za ajyane za madamu mwari muzi ikindi hari igihe uzaca panura akanyogosha muri kureba nzanamwogoshe gukura cyakogosha wallahi ndayirambiwe pe baranayogoshe nagiye muri sala barayogosha byabandi bakobwa ubwiza bw'umugore n'umusatsi abandi bari kuvuga ati imisatsi yanjye basi imanuka igere ku kibuno naho ngushaka wallahi ncyakuyogosha ntuyogoshe uzashake handi uyashaka ese imisatsi niyo ingira umugore ntabwo ari bikugize wowe beautiful with hair with that hair amafaranga yacu uzabungabanyirije nzabagabanyije iki amafaranga gusuka none uzigo kwisi ibisuko bigura ngahe hano njya mbona ngagiye gukoresha umusatsi ugatanga ngahe nka 200 baze koga mu mutwe gusa amadolari 100 koga mu mutwe kandi nanjye hano hari amazi ashushe ari isabune babya tubaza nkakoza mu mutwe ngo yangu muri nsko mutangenga na silk press bakawo yeze mbabwire ngiye mujye mukoresha economy sibyo hari abantu bari bonoke aba boyfriend banyu bakazaga kwakoreshereza imisatsi nk'abahungu mujye mubakoreshereza imisatsi abantu banyu dore nanjye amafaranga yashize rero ndi kubyikorera nibi yakernye nayo kusubaha yanjye ngo wampaye kujya koza mu mutwe abwo ati hano dufite amazi ashushe ugomba kwicara nkayikora gusara ibintu bitujya ngibyo ahubwo ariko nanone biba binashimishije sibyo nk'ubu ngubu wari kugenda muri salo ugatanga ni 80 sibyo ijana silk press kukoza mutwe no ku blow drying none ubu ngubu free ni free arampemba intuza nyine birabyo ni ibyanjye n'ubundi ntago abenye guhemba se uri ukoze ndo umukozi ndemokaze uramenye ndakugura ka Stella hasi ntuzongera kuvuga inzoga ugatuma banyirukana ku rusengero ntago byanze nkwe kandi hari abantu urusengero n'umutima w'umuntu bebe hari abantu bambye ati ntago turakubona ngo uri gukora ikiziganiro udari kunywa uno hari cyo muri kumbona hari cyo muri kunywa ka juice none kwera ko kandi aka juice kanuza ka apple juice kaba gasa n'intuza gasa na gastera akagira ni Stella ukagira ngo ni vibes za akwa ntago ndakora umunsi n'umwe turi ko cyangwa tari kunywa cyewe nyine ntago mvuze ko uri kunywa igwanye n'icyo kunywa nimba ndi kunywa aka juice basi uzaduhindura unywa amazi maze mbe mwandi n'uruhambu uzanywa iki amazi nzayanywa narahamye uzigenda yanywereye amazi ariko acyabikoza iyo ndi mu kazi ntago amazi nanywa ndi mu kazi wayabasha cyazangira kuzibabaza iki imisatsi yanjye kwibabaza uransebeje uziko cyane iganiro mama wawe arakibona n'abandi babyeyi utazigira utazamvugisha amabara wa mubyeyi
guys rero turabakunda sibyo ese mbabwire umuntu w'umugabo wese uzi neza ko azi gusuka azi gusuka ndamusohoje umuntu witwa Yves uri hehe ari muri Michigan akora imisatsi mu mugane Yves Michigan amushuti wanjye disco twogosha muri ntuzi muri salo akantiza imashini inde wo Yves ingo n'umuntu witwa Yashu Shukuru akarajya dufana umushuti wanjye Shukuru nagumuzi anakiwaka ule ni jamaa yangu bano Kiswahili yewe ntabwo azari ndimi nazi vuga intuza ringara mvuga ngo urankunda muringara bivuga nyine vuga ngo urankunda muringara okay vuga ngo urankunda mu kibembe cyembeze n'ururimi yes okay vuga ngo urankunda mu Spanish vuga ngo urankunda mu Spanish utabivuze rero natamenya ko ntacyuze Spanish cyo nago nkizi naho nkubesha ko ibintu byose ni te amo ngo vuga ngo urankunda mu Gifaransa je t'aime beaucoup hari agasaza hari umusaza ngo vuga ngo urankunda mu Giswahili je t'aime mu Giswahili mu Giswahili nakupenda sana muringara vuga ngo inshuti yanjye vuga ngo inshuti yanjye ndeko nangaye ngo ndunguru ndangara ndeko ni inshuti naho ndunguru ndangara ntago ari intuzi nta rurimi rurimo izenda impamvu twafashaga kamera turavuga ati rero ni iminsi myinshi dore kadushimira abantu bo kuri Pacu TV niba ugeze kuri kino kiganiro cyase niba ugeze kuri uno munota uri kutureba bivuze ngo nyine uri umupacu wo ku rwego rwo hejuru sibyo ibaze natwe nyine tuba tuje ahangaha mu byibura tureke ukuntu mumeze dushimira abantu bose bakoze subscribe bakoze like share comment utarayikoze ungu bagiye kuyikora kuko wabo ntago ari abarozi sibyo Imana kandi umuntu niba ujya gusenga wa muntu w'Imana wibuke gusengera isi wibuke gusengera abantu bari mu byago bari mu bibazo kubera ko isi yacu igeze hehe igeze ku ndundo mbashamane ngewe nawe reba ibihe byanyuma nabarimbi yandirimbo nta gahenge nyine umukizi bya mbere ibijimana mwayibonye mukoreye amahembano byibura agiye kuryama n'ibindi byose nzi kubisuka nawe niba ushaka gusukwa uzampamagare nabone ntago nabampikira excuse me niba ushaka gusukwa sukira makeya niba umugabo wawe ari kubona ari kuguhereza amafaranga make uzamubyishe ngiye gusanga ni wawe nkagusuka baby stop gusuka rero wazanga utekereje ibidayimoni no ubwo se ko atari business tengura gusuka ukurarikira abagore ngo bazaze ngo basuke bazaza hano wagiye mu kabari basuke iyo hari ugira amahane basanze muri nabasohora mwese ntago nakwemera ko aje kwisukisha ariko abantu wenda baze kuri Pacu TV show kuri Instagram ya Pacu TV ahubwo abantu bakeneye gufotorwa za amafoto dufite noneho ye baba we ya studio dusiga dufotora ibyamamare ntabwo ubona bya bindi uhora biza hano buri munsi niba uzi neza ko wamugane wenda dukuyemo imega ryo ushaka picture foto z'abana birthday baby birthday ukaba uri hano muri Kansas City uri muri Wichita uri ahantu hari hose hafi Colombia ahantu hari hafi ya Kansas City cyangwa wegereye Kansas City umva utuye muri Kansas City aha tutwandikira muri comment twandikira nimero zacu cyangwa utwandike kuri Pacu niba ukoresha Instagram ya Pacu TV ujyeho utwandikire cyangwa se niba uzi kwandika comment uhita wandika tuvuga ati ngewe nkeneye ifoto gusa ndahita nkurangira ubundi buryo bwose wakurikiza amafoto meza ku mafaranga make ubundi ikirori cyawe kikagira gute kikagenda neza nta kindi ngiye nanone abantu bakunda filime z'inyarwanda rero hari umuntu yitwa Cedric Film hari umuntu wigeze ambwira ngo yamusacinze aramubura wandikemo Cedric Cedro 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 Film turazana ko mupingira hano hasi ugenda urebe babejo bija harya ni ba nyirayinkotsa umva nabandi bamama mwifuza abantu bashaka nko kuruzinga weight kuba happy and healthy mu joining Kenya kanede ntaza kwambuza bitari byo doing amazing nanye ndi muri group ye ari na group abantu batobaje group ya WhatsApp yo kuruzinga ibiro nugenda ugaje hara kurira harya ni Kenya TV show kanze ndebe tugiye kubikwereka
bro she's ari kubagabanyiriza ibiro bya none sasa uburyo utanga uko byakugendekeye. She's amazing. Uno dufite group ego yitwa Ninekia channel. Ninekia channel none sasa ukagenda ugakora subscribe ukamwandikira muri comment aguhereza nimero mugahura muri WhatsApp. Abantu benshi bagiye banyandikira kuri Instagram ati ni hehe mama Nora yagabanyirije ibiro, ndikubona hari akandi kazi safite guys rero ngiye maze kumusuka Ninekia channel mu joining ajya akunda azi ibintu bya fitness nyine sport wakora imirire warya kugira ngo ubisinge shaka mataye mugene mu subscribing mu following Ariane TV show. She's Ariane TV show jahukanesha ni wanya tarabarozi most mu following mu subscribing kora subscribe mureka duspiring urukundo. Rero sasa urabona ngiye iyo ndangije kumusuka bitanshiramo kano nawe nuzaza kwisukisha nzarangiza gusuka kureba nabi atagwa massage mu mutwe nkora ka massage nuko ajya ahita asinzira hakubuno ntago ndi buyikore kuri kamera umuntu yankora mu mutwe ngo njya ko it feels good. Aya mavuta sinzi niba uri kuyabona na mavuta ni oyo akuza mu musatsi. Aya ngaya akuza umusatsi atuma umusatsi ubyibuha ukabyimba niba wenda urangije nko gukaraba ukabyira nk'umugabo wawe cyangwa ukabyira boyfriend wawe cyangwa ukabyira sister wawe akagukoreza mu musatsi. Ako ngiye nkunda ndi munyankora mu mutwe sinzi impamvu. Ngwana ndi kujya nyacengezamo gakeya gahoro kajya bikora gahoro nta kurashinga gahoro baby gahoro none sasa warangiza amavuta amaze kujyamo ntushiremo byinshi cyane kujya bitazamutera intuza ahubwo bitaza kuba too much nyine akananirwa kurangira mu musatsi bijya binuka mu mashuka ukubona utugenda usa nk'uri kwinjizamo inzara none ko yakuba wasutse ibisuko bikomeye nta kibazo ajya agira. Rero nawe niba uzi neza ko ukeneye ibisuko bimeze neza amadrede ibiki byose mpamagara kuri Pacho TV show. Wajya ureka kuba nabi wareka abandi nabo nkabahereza urukundo. Nta mugore uzicara ngo uri kumusuka noneho ndabivuze zane business mu nzu maze uburane business yo gusora gore gusa none se hari umugabo ujya wisukisha Trump yabikuyeho bya bindi byose no rero nibuze uzabafotora nabo nimba fotora nisanga bambaye ubusa ntabwo muzongera gukora iyo business ntibaza kwifotoza bashaka kwambara ubusa nzabafotora rata mwambaye ubusa si umugore kwifotoza yambaye ubusa yaba yuzuye wandegera kunyishira business kandi wowe ibintu iyo muri business yawe izanye umugore yakabijyamo cyane ari igipfuye ushaka kunyishira business ukuri I'm just kidding pe uzasuke mugabo mwiza nzanagufasha na bariya bajya bafata bohereza amacupa bafite abari bari kubakamera none se kubona telefone yari yifashe no wallahi uzabikore niba ubikora na bariya akwira sinayifatira katse ako gusukura bikunda zira video sinazifata ako bintu kwa bikunze be nsi twabivuze hose nabyo rega biri mu Rwanda biri ku isi yose hahiye niyo mpamvu biteye ubwoba mwana biteye ubwoba nabikunze no kuri aho kuri baby hair zanye ugiye zikora babaje ikibazo cyabo ukumva baby hair zikora neza guys n'ahandi azabasuka n'ahandi hose ibyo aribyo byose waba ushaka reba mwabonye mama nako nabasa ahanga izi ngohe ngiye wazimukoreye urabona niba uzi neza ko ushaka gukoresha ingohe guseka kumbane motiro mwana nasize agatiro ninjye bakaguseze I'm just kidding baby oya ibintu ni tiro nasizemo namukoreye ingohe itashiraho ibintu by'umukara no ahubwo n'ubundi busa neza rege utabishizemo ingo muri keza cyane uri kumwaza guys turabakunda cyane rero mabizu nyabizu mwana nababyira akajambo ko gusoza thank you for loving us, thank you for supporting us, thank you so much. We love you kandi mukomeze mudushyigikire mudukunde mutwereke urukundo urukumva mugire urukundo gusa abantu bafite urwango mwa amazi arimo igikukuru mujya kuryama. Bye. Abantu kuri Pacho rero bashaka guschedulinga mujye muri comment muschedulinge kubakorera agasatsi. Mwabonye ko gakora neza ugiye kuryama najya nsimbuka kagakora gatanongera nkagaruka ariko bana yanshi zagwerekeza hano wasanga bambukinze amafaranga tugatangira kuyarya nzajya nige mw'abantu munyishyuri hago narebe nzayagusiga kuzira kubona dore ubundi ndebera ko nagakoze neza baby I'm just kidding ni ukuri ko Imana wabikora reba n'inyuma babirebe you see me you see the beauty
guys turabakunda cyane Imana ibahereze umugisha tuba turi ku jokinga ariko nawe aba ari byiza cyane niba ufite umuntu mu jokinga niba ufite umuntu byibura bwo inshuti yawe life is too short let's be happy ishime uko uzapfa n'ubundi tu at the end of the day we all gonna die ya tout le monde cadavere iyo ndirimbo rayizi oya tout le monde cadavere mwese hamwe muri ba cadavere I don't know what it is no we love you guys bye bye thank you I appreciate you so much so my bro no please aje kumhohotera please nshaka gusomana kumva kunukira I'm joking bro uzikuzaje bagira ndakarishe bro kandi nitonda don't tell me we are brody